Kazima abagabo ya urakoze twishimiye kubasanga kuriyangana muri mwe wicaye hagati y'ibisambo bibiri ya Yesu barabasi ninde muri mwe nuko twihinahinnye buriya tweme wicaye hagati y'abarusiya duhagarare tugukosora yabura kangire bise vyangana ngane rwose okay ako ni hane nta gutungana mu bunini ese abantu baya batwumva barumva tuvuga nk'ibisanzwe kwa kundi kwacu cyangwa tutumikoro twabo ndadukemanga nanjye aka kantu nambaye kanteye ubwoba yemwe bantu mwumva gasobanuye muratwumva nk'ibisanzwe cyangwa hari icyahindutse mwikirize bumve Kimomo muri kunyumva bantu mukunda gasobanuye mwongeye kwirirwa ngaba rero nibo turi kumwe nabo muri studio ni reka mperi buryo buri wese araza kwivuga ukwe nta mpamvu nitwa Junior Dapolimia giti cy'imizi mirefu magagare amazina ni menshi akabantu bazi Junior giti ya ngiye nitwa Ngombwa ndi Shyashya ndi Miseke igoroye ndi Kibaruma mbega ndi na Kampara baranzi amazina ni menshi ubundi cyangwa reka vuga iri muranga rimwe andi yose ariko ndi na sherifu w'umujyi wari wose waba ukurikiye iki kiganiro wicayemo ubwo mba ndi sherifu w'uwo mujyi hanyuma sine tugera ku ishuri mba ndi headmaster ndi na representative legal uyu ni umukwikwi muri icyo kigo buriya izina urishyiraho bitewe ugira ngo wereke abo dukorana rubanda na amaranka tubitangaza ni nkaranka ni inyota buri nyenyeri yose utsindiye utiyikubitaho kavuga uti umunsi baye admin ni genoteri nta musobanuzi maye kibari ntamusinyiye ntago bacira umusobanuzi ndi na president wabo wakaba vice president ubu ndi muri parlement undi akaje mukuramo ubu muri parlement n'akazi katoroshye bijya tugorora abantu indimi bavuga amagambo ko yakabaye bavugwa uje mu tutamwakiriye ntago bari umusobanuzi uzo musasa ujya ngo uvuge ranka zose bazimenye hari kashe mu muteraho cyane rwose nitwe dusayiningira umuntu tutagusingiye nta signature ufite Junior yatatsinye nka president birangira nyine ukotoye ukadukorera ugasanga kandi akantu gato koze twese turakitiriwe Junior no umupapa papa w'abapapa wano ni umupapa nyine ufite n'izindi ngo zindi zimushamikiyeho zose yemera kwipevera wango hejuru y'abandi bapapa uri papa wabo nyine ubwo urumva ndabyumva ababyumvisha Imana ishimwe kandi nkuza kumva vuba vuba ntabwo uri bungore Junior ndi umuntu usanzwe ndi umupapa koko nko mbivuga ndubatse mfite umugore n'abana bane nabikoze vuba ikindi hagati wa mbere n'uwa kane harimo uwa mbere afite imyaka ingahe uwa mbere afite imyaka 8 uwa kane afite umwaka n'amezi 6 nibyo nkuko naragerageje mfite karikatrice nakiraga kumbere nkabara natumye ko nkurikizaho okay ubwo sinzi kugira nivuge ko ubwa mbere twe ubona ugiye kwivuga ngo uvuge ukuntu ni muntu ki ikibazo kiba kinagoranye kiba kigoye ariko muri rusange urumva eta civile yawe no ko uri umugabo wubatse amazina yawe so na nyoko bakwise atari Junior nyuma yawe handi na yandi rero ikintu gitungurana benshi babitubajije icyo kintu izina rya Junior ni izina nakuze nitwa atari ukubeshya rwose utugene imbere ya nyogokuru wanjye ko niwe ugihari mu bakecuru bakuze mu rugo n'abasaza niwe niryo zina nyita nakuze nitwa Junior ndarikurana rero niryo zina ryanjye muri mu ndangamuntu harimo irihe mu ndangamuntu nitwa Junior ririmo andi ni amanyarwanda kandi amazina y'abanyarwanda dusigaye dutinya kuyavuga kuko yabaga kenshi yitirirwa nko gutera ubwoba abanzi bawe rero ugasanga riratinyitse ntacyo ubwo reka turebe iryo banditse uwaryanditse yanditse ngo iki harimo Kamurari kuko naje niho gutera ubwoba nyine abanzi bakamenya ko bibaye ngombwa nabazengereza witwa Kamurari Nasa niyo mazina kuko ari mundaga nibyo ririmo rwose Kamurari Junior umusaza simbesha rwose ntago abasobanuzi bajya babeshya buriya nibyo ubwo hano tumeze nk'abatagatifu ubwo hano hari Kamurari hano hari iki ngiye nitwa Ngombwa kirabiranye irindi ni inyangamugayo ryahamye hari abandi bise inyangamugayo ntiryabahama ariko ngiye nitwa inyangamugayo ryahamye witwa Ngombwa nde mwindangamuntu Ngombwa inyangamugayo ryahamye Ngombwa inyangamugayo ryahamye niyo mazina y'indangamuntu niyo ari no muri passport nayo bisobanura ko nayo ifite none se mubeshye permis none se
ese uru ni urufunguzo rw'akavu. mwaje gutera n'ubwo mwagira n'ifunguzo kugira ngo mwereke abantu yuko byibura mufite n'amamodoka. ariko akazi dukora akatwemera kugenda umuntu yicaye. Rega ko dukora ntabwo wagira akazi ko kwirirwa uvuga ngo hano ugira imbaraga zo kwirirwa ugendesha amaguru. Bisobanuye ko ugomba kuba ufite ikintu. hari n'igihe bibaye ngombwa filime wenda bigufatiye aho uri uparika ku ruhande ugakora filime ukavamo uyikoze si amajwi gusa se dufite amamodoka arimo studio tugenda tunasobanura. nyine wabaza ngo terime ya kabutindi yaje no iyo ukora ubushatse kuvuga iki nyine nawe ubwawe urabyumva iyo uvuze ngo sinikora utumva ko ndi umuntu wa danje mfite abantu bamborosa bankarabya banyambika byose uhita ubyumva n'abantamika nyine utumva ko ari umuntu wa danje oya nyine uburyo tubivuga uri umustar ko bisa ku buryo baragusokoza burega ari umustar n'umuntu wari umustar umukene ndimo rero kuba utikoraho ugeze kuri level hari ababikora ufite impamvu kandi yawe bikoreye hari icyo utanga ngo bikorwe uri magagari uri kibamba ufite nyine biba byaraje gucamo oya Keti wenda iyo sinenge uburyo tuyikoresha mu ndi buze ngo sinikoraho ya ntago ari ugushaka ntago ari ubwibone ntago ari ugushaka kwishyira hejuru ahubwo wenda ni kwa kundi gusa uri ku entertaining abantu bawe muri kazi kugira bumve ko nyine iyo ukibivuga ati sinikora umuntu ahita yumva iyo filime iri kubundi nyirebe umuntu utikoraho nyine akumva ko ufite icyizere n'ibyo uri kuvuga ubizi nyine niyo sense rero yawe ukuntu tubikora ndagira ngo muhe abantu detaye uburyo byibura yisanisha ntabatwara akazi gusa oya reka kano kazi natwe ubwacu ibyo dukora uyu munsi kugira ngo duhaze isoko rihari ibana biratugora dukora filime nkeya rwose ukana comment ari ku kiro za mbere harimo icyo kirego cyuko filime ari nkeya zemo tubonye Imana dufashije haza n'abandi batwiyungaho tugakora akazi kimwe bakazana nyine uwo musada wabo w'imbaraga rero gukora kano kazi icyambere amagambo nagaro amagambo ko twe dukoresha cyane umutwe kurusha kuvuga turatekereza cyane tugatekereza hacu na ha rubanda na habafana na ni hanini rero akazi ukuntu tugakora icyambere buriya muri Bible haranditse ngo ugize Imana agira umuhamagaro ukawumenya ni umuhamagaro tuba twaratoranyijwe muri twaye muri abatagatifu kandi nta mutagatifu beshyura biza rero bisa kuba warahamagawe uri umutagatifu none ikindi unasobanukiwe uri intiti urabyumva uri intiti kuko ntago kugira ngo film uyikore kandi tubigiye serious abantu byumve kurushaho ngiye film mangiye gukora mbambara ko umwana muto azayireba urumva umuntu mukuru akayireba kandi abo bose ngombe mbemeze kugira ngo bareba ko bumva ko bifite ireme ko nagukora film utangiye uvuga iki mukanya ugiye gihindura iki ngiki mukanya gihindura kiriya umuntu yumve ubeshye abakirebye iyo film ugiye kuvuga amateka yo tuvuga ya film bakiriye cyane muri Kongo utayazi utanazi Kongo iri hehe utangiye mu gihugu cya Kongo muri Amerika y'Amajyepfo tugiye uvanze ibintu sanga ijambo bavuze urusubye ko ritari yaketi kugira ubyumve neza wenda nakuvuga ngo gusobanura filime ntago ari kugenda ufate filime upfe kuvuga gusa bisaba nyine filime nimba bayikinnye ntago bari abayikinnye bari bujye muri detail bavuga amateka yose gusa nimba bavuze umwaka nimba bavuze insanganyamatsiko bagiye gukina iyo filime akenshi usanga nyine turasoma tuba tuzi utuntu duhora twiga nyine kugira ngo abantu basobanukirwe bisaba ubuhora wiyapudetinga ku tuntu twinshi tugiye dutandukanye ujyane n'isaha igeze aho yahoze ku buryo mbega nusobanura umuntu avuga ati ibi bintu arabyumva